iriya mpumuro abantu benshi bajya banga cyangwa kumwe bayirya bakumva ngo iri kubatwika cyangwa iri kubasharirira, hariya niho ibanga riri, niho imbuto zica indwara zibera. Cyose kigira ikibi n'ikiza, nayo hari ibibi byayo kandi ugomba kumenya nabwo, ukamenya uburyo ugomba kuba wabyirinda. Tungurusumu tuvuga, kariya gafuka kayo konyine ujya ubona kuzuyemo imiti, kifitemo ubushobozi bwo kukongerera abasirikare b'umubiri, noneho igira umwihariko wo kurinda kuba wakatakwa na kanseri. Ariko igihe umuntu avirirana mu buryo budasanzwe, niho twavuze ko ashobora kuyirinda kubera ko yatuma ava cyane. Arambwira reka ngusomye, nanjye nyine nk'umwana ntago nari nzi ibyo ari byo, ubwo nabonaga banywa nkagira ngo biraryoshye, nanjye mbatsutseyo. Kwa umuhogo numva neza ngira ngo ni umuriro basutse mu muhogo. Igitungurusumu yica za mikorobe mbi mu mubiri. Reka ubundi nkwibira ibanga, niba udakoresha tungurusumu wumve ko wahombye cyane ikintu cy'ingenzi. Uko waba uyanga kose, ugomba kwihatamo uko ugomba kuyikoresha, kubera ko wowe ntabwo uyikeneye, cyangwa niko wiyumvamo ko utayikeneye kubera ko utayikunda, ariko umubiri wawe wo urayikenera byanga byakunda. Menya ko ushobora no kuba utayiriye, ariko kubera kurarana cyangwa kuba uri kumwe n'umuntu wayiriye ari kuguhumekeramo, bikaba byatuma ya ngaruka nziza yayo ikugeraho kandi wowe utigeze urya tungurusumu. Niba kandi utanakundiramo muri ya tungurusumu, ndaza kuguha uburyo wayikoresha itarimo. Ubundi ugifata nka regulator, kuko itera amaraso gutembera neza. Igihe amaraso yabaye menshi mu mubiri karenga urugero, cyangwa se akagabanuka akaba make cyane, iyo tungurusumu yifitemo ubushobozi bwo kuba yayagarura kuri gahunda, umuntu akongera kumva ameze neza nta kibazo yifitemo. Abagiye bambaza niba tungurusumu yavura sida, ahari wenda babitewe n'uko bumvise ifitanye isano no kurinda ibijyanye na virusi, nabo turaza kugira icyo tubibasubizaho. Niyo ushaka no kuva ku kintu kibi cyangwa ku ngeso mbi yakubase, ntabwo bwacya wakiretse, ahubwo urabanza ugahitamo kubireka. Iyo niyo mahitamo ya mbere, kubera ko burya biragoye kuba wareka ikintu utabihisemo, kiretse ari ikindi cyabiguhitiyemo. Ariko niyo unabonye n'umwanya urongera ukakigarukamo. Yamwumva nk'amarejime, ngo banyandikiye ngo regime ngiyi niyi. Yes, noneho niho ugana umuganga uzi ibyo bintu, ubisobanukiwe, noneho akakwandikira uko uzakoresha tungurusumu kugira ngo ihangane n'ibyo birwara biri mu nda. Ibintu byinshi ni imyumvire, niba ikintu ari icy'umumaro kuri wowe, gerageza ugitangire, ukimenyereze gake gake, ugera igihe ukakimenyera bikaba nk'ibisanzwe. Muraho mwese inshuti zanjye. Iki kiganiro noneho ni ukuganira, ntabwo tuvuga nk'abari gusoma, ahubwo tugiye kuganira ku buryo umuntu ari bugende akurikirana akantu ku kandi. Mbere ya byose ndashimiye cyane uburyo mwakunze video ya tungurusumu yabanjirije iyi ngiyi. Biratangaje kubera ko ngiye nayikoze natekereza ko yakurikiranwa n'abantu bangana gutya mu minsi itari myinshi cyane, aho yarebwe n'ibihumbi birenga 20. Ibyo rero byangaragarije ko mukunda ibiganiro bijyanye n'ubuzima, kandi ari nabyo bitumotiva, kubera ko nta zindi nyungu dukorera bino biganiro, aba ari kugira ngo dufashanye. Niyo mpamvu nkunda no kubashishikariza gukora subscribe, gusharinga, kugira ngo byibura ibi biganiro bibashe no kugera ku bandi, nabo bibafashe nk'uko natwe tubikora tugamije gufashanya. Birashimishije cyane rero kubona abantu bafite ubushake bwo gukurikirana akamaro k'ibimera, ibijyanye n'ubuzima, uko umuntu yakwirinda, uko umuntu yakwikingira, kandi akoresheje ibintu bimwegereye biri hafi. Ariko kuri uyu munsi wa none reka tujye kuri tungurusumu, kubera ko iyi ni part 2 yayo. Niba utarebye part 1 yayo, nayo iriho, wajya ukayikurikirana kugira ngo udacikwa, noneho urebe n'iyi part 2, ariko warabanje kumva part 1, kuko ntabwo turi bugaruke
mu byo twavuze ubushize, ahubwo turagerageza noneho kuvuga ibindi bishya tutigeze tuvuga mu kiganiro cyashize. Iki kiganiro rero nk'uko mbibabwiye ni nko kwiganirira. Niyo mpamvu ndagerageza no gusubiza bimwe mu bibazo mwagiye mumbaza, kandi nsubiza n'abantu benshi bakomeje kumbaza aho dukorera. Ahari ntekereza ko bitewe n'uko abantu benshi bagiye bumva nk'aho turi ivuriro, benshi bajya banyandikira bambaza bati mukorera hehe, twabasanga hehe, mudufashe, ibibazo nyine byinshi bijyanye n'icyo ngicyo. Ariko reka nongere mbivuge, ntago ndi ivuriro, nta nubwo ncuruza imiti, ibyo nkora mbikora nka passion cyangwa urukundo. Rero ni inama mba ndi gutanga binyuriye mu kubasangiza ubumenyi mfite mu byo kwirinda indwara, wifashishije ibintu bisanzwe nk'ibimera n'ibindi biri hafi yacu nk'iyi tungurusumu turi aka kanya, haba kunywa amazi neza kuri gahunda nziza, uko wasinzira neza, ibyakurinda gusaza vuba, kwivura aho biri ngombwa, mbese no gusobanukirwa umubiri wacu, icyo gishoro dufite hano ku isi kirusha ibindi byose. Kuba umuntu ari muzima, kuba umuntu afite umubiri muzima, ibyo ubwabyo aba ari izo mbaraga zacu hano ku isi. Ibyo wageraho byose ntabwo wabigeraho utari muzima, ahubwo icyo uba cyose ukigeraho kubera ko ufite ubuzima buzima. Iyo niyo mpamvu ituma nkora ibi biganiro. Sindi ivuriro, nta n'imiti nanga, ariko ushobora kugira ikibazo ku biganiro mba nakoze cyangwa ku bindi bijyanye n'ubuzima, nkaba nakugira inama nkurikije ubumenyi mfite, ariko ntabwo nsimbura umuganga. Dukomeje rero, hari abagiye bambaza ibibazo bikomeye, harimo ibibazo bikomeye rwose nanjye nagiye ndeba, ariko nyine ndagerageza kugenda mbasubiza. Noneho abenshi bagiye bambaza ngo ese ko tujya twumva bavuga ko tungurusumu ivura sida, ngo cyangwa izindi ndwara ziterwa na virusi, ngo byaba ari byo koko? Iki kibazo kiragoye, ariko mu ijambo rimwe ni uko tungurusumu ntabwo ivura sida, nta n'ubwo irinda sida, ahubwo ni uko yifitemo ubwirinzi bwo kuba yarinda iterambere rya virusi riza mu muntu. Kuko virusi iyo yinjiye mu mubiri, noneho yageramo igasanga umubiri udafite ubudahangarwa bwo kuba yahangana nayo, icyo gihe irakwirakwira cyane, nyine irihuta mu buryo bwihuse cyane, irakura cyane. Rero ubwo abajyaga babyitiranya, oya ntabwo ari byo. Gusa ku muntu wariye tungurusumu cyane cyangwa ukunda kuyirya, we aba afite amahirwe menshi yo kudapfa kwatakwa n'amakanseri cyangwa se n'amavirisi yandi agiye atandukanye, kubera ko yifitemo ubwo bushobozi bwo kuba yahangana n'amavirisi. Hakaba noneho n'abandi bagiye bambaza, hari abagiye bambaza bati ese yaribwa buri munsi tungurusumu? Undi yarambajije ese umwana muto yayirya? Gusa mu kiganiro cyabanje nabyo twagiye tubivugaho. Undi arambaza ngo umugore utwite yayirya gute? Undi nawe arabaza ngo tungurusumu ishobora gutera iseseme? Ndakeka bino bibazo byo bindi nagiye mbisubiza, ariko ndongera kugira icyo nza kubivugaho, ndetse n'ibindi bibazo byose abantu bagiye bambaza muri komenti, abanyandikiye, abagize gute, byose uko nshoboye rwose ndagerageza bibasubize, cyane ko kandi abantu buriya bavuga tungurusumu mu buryo bwinshi kandi bugiye butandukanye. Ubundi mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki cya tungurusumu twabonyemo byinshi. Tubona imimaro ya tungurusumu, tubona vitamini ziba muri tungurusumu zihariye muri yo, noneho tunabona uko wayikoresha, aho wayirinda. Ibyo byose twabibonye muri part 1. Ndanaza gushyira link y'iyo video muri komenti kugira ngo niba utarayirebye uze kujyaho uyirebe, cyangwa se niba unashaka kongera kuyisubiramo nabwo uyisubiremo nta kibazo. Rero ntabwo turi bwongere gusubira muri ibyo ngibyo, ahubwo tugiye kureba noneho ibindi bidasanzwe kuri yo. Gusa nagerageje kubishyira mu migabane 4. Ubundi ubwo nafashe ibyo twavuze byose
n'ibyo turi buvuge none gerageza kubishyira mu migabane ine mu buryo bwumvikana kandi busobanutse kurushaho. Ubundi tungurusumu yihariye kuri bino bintu ngiye kuvuga. Umugabane wa mbere ni uko tungurusumu ifasha gutuma amaraso atembera neza, icyo bita circulation. Haba abahanga, haba abashakashatsi, haba abadogiteri, mu bintu bagiye bagaragaza cyane, bagiye bagarukaho cyane kuri tungurusumu, ni uko ku kintu kijyanye n'amaraso, circulation y'amaraso mu mubiri wacu, ni ikintu yihariyeho cyane ku buryo ivura ikarinda indwara nyinshi zijya kugirana isano n'amaraso. Umugabane wa kabiri, tungurusumu ifasha kugabanya udukoko mu maraso, ibyo bita antibacteria, cyangwa se nyine yo ubwayo yifitemo ubushobozi bwo kuba yahangana na mikorobe mbi, kuko mu mubiri habamo mikorobe mbi hakabamo n'inziza. Rero yo icyiza cyayo ntago ibangamira mikorobe nziza, ahubwo ibangamira mikorobe mbi. Ari nayo mpamvu uzumva kenshi na kenshi abantu banga iriya mpumuro yayo atari bo bayanga, ahubwo ibirimo ndani muri bo bitari byiza nk'inzoka n'izo mikorobe n'ibindi bitandukanye, ari byo bituma bumva nyine bakumva nk'impumuro ya tungurusumu bikaba ibibazo, bakumva baranukiwe, bakumva barabyimbaganye mu nda n'ahandi. Icyo gihe rero ntabwo aba ari wowe ufite ikibazo, ahubwo akenshi ujya usanga bya bindi bikurimo indani ari byo bigize ikibazo bitewe na ya mpumuro ya tungurusumu wumvise. Undi mugabane wa gatatu tungurusumu yihariyeho, ubwo nabishyize mu ncamake, ariko iyo migabane ikubiyemo ibyo byose. Uwo wa gatatu rero ni uko ifasha gusukura ibihaha n'impyiko. Urumva ibyo tuvuga ntago ari ku maraso gusa, ntago ari uvango igabanya ngo udukoko, oya, ahubwo iranasukura. Ni isuku. Nuvango igihe cyose wayiriye ukayirya neza, iragenda ikagusukura, ibihaha bikaba bimeze neza, impyiko zikaba zimeze neza. Twarebye uko wayikoresha mu mazi y'akazuyaze cyangwa n'amazi akonje bitewe n'ukuntu wayiteguye. Ibyo byose ni byiza cyane, bigira uruhare mu kuba wasukura ibihaha byawe n'impyiko n'ibindi bigiye bitandukanye. Noneho undi mugabane wa kane ni uko irinda ikanirukana inzoka zo mu nda zitandukanye. Iyo tuvuze mikorobe n'inzoka ziza muri mikorobe, kuko mikorobe urumva ni utuntu duto, noneho hari n'inzoka noneho ziba mu nda ziba ari nini. Hari ziriya za amibe, hari za sikarisi, hari za teniya, mbese ubwoko bw'inzoka. Inzoka zishobora kuba ziba mu muntu ni nyinshi cyane. Hari iziba zifite umumaro, nk'uko twavuze ngo hari mikorobe nziza ziri mu muntu, ariko noneho hakaba n'izindi mikorobe mbi ari nazo zikunda kwangiza abantu cyane. Rero tungurusumu izirana n'inzoka itagize icyo ishinzwe kuba yaba iri kumara mu nda y'umuntu cyangwa mu mara y'umuntu. Icyo gihe rero ku muntu wakunze kuyikoresha cyangwa ku muntu uyikoresha, ubundi akenshi atandukana n'izo nzoka. Biriya kuno wumva umuntu agahora ataka inzoka, agahora ataka ngo amibe, agahora ataka biriya birwara byose wumva nyine bijyanye no mu nda ariko by'ibiyoka biba biri mu muntu, biriya bizirana na tungurusumu cyane cyane cyane. Niba uzi ko unajya urwara n'inzoka ntukoreshe tungurusumu rwose, ujye umenya ko bakishe. Gukira biragoye, wenda hari ubundi buryo nyine bwakwifashishwa ukaba wakira ukavurwa bigakunda, ariko kugira ngo uzakire biba bigoye udakoresha tungurusumu, kuko tungurusumu izirana n'izo nzoka zo mu nda zitezamo akajagari. Rwose igihe uyikoresheje neza kandi ukayikoresha kuri gahunda, ibyo by'inzoka uba ugiye gutandukana nabyo. Akandi kantu kandi mukwiriye kumenya hano, nubwo turi gutanga ibiganiro n'inama, mbese turi gusangizanya ubumenyi, ariko hari igihe dukoresha bino bintu bitwegereye nk'uko tubivuga, ukabikoresha mu buzima busanzwe, ariko iyo byageze ku rwego rwo kuba noneho wabikoresha nk'umuti ugiye kuvura ikintu urwaye, atari ubwo ugiye kwirinda, atari cyo ugiye kwirinda gusa, icyo gihe
hari icyo bita, mujya mwumva nk'amarejime, ngo banyandikiye ngo regime ngo iyi n'iyi. Yes, noneho niho ugana umuganga uzi ibyo bintu ubisobanukiwe, noneho akakwandikira uko uzakoresha tungurusumu kugira ngo ihangane n'ibyo birwara biri mu nda. Yizere ko muri kubyumva neza. Ntabwo utazarwara inzoka ukagenda ugafata tungurusumu ukarya ngo urahita ukira. Oya, kubera ko indwara ntabwo yaje ako kanya, hari igihe byafashe kugira ngo ibe yakugeramo. Rero winatekereza ko irahita isohokamo kandi nayo itayaje ako kanya, ahubwo ni process, ni inzira. Ni ukuvuga ngo hari regime ushyirwaho, bakakubwira ngo wenda iki cyumweru cyangwa iminsi 3 cyangwa ukwezi, bitewe n'ukuntu nyine muganga yabikwandikiye. Gusa icyo ukwiriye kumenya niba ushaka kuzirinda no kuba wahangana n'izindi zitarabasha kuba zakugeza ku urwo rwego, uyikoreshe hakiri kare. Njye niyo nama naguha. Kubw'ibyo rero, iriya mpumuro yayo yihishemo imiti myinshi cyane. Nubwo nabivuzeho hari benshi ihumurira nabi, gusa igisubizo mbaha nyine ni kiriya. Abenshi nyambabwira ni si wowe ihumurira nabi, ahubwo ibiyoka bikurimo indani nibyo idahumurira neza. Ariko icyiza cyayo noneho ni uko iza ikamerera nabi izo nzoka zikurimo, ikazica, wowe ugasigara umeze neza cyane. Uretse ko hari n'uburyo wayikoresha ku buryo wakwirinda iriya mpumuro yayo ikaba yagabanuka cyangwa se ikanagenda burundu. Hari ukuntu ushobora gufata nka pome na tungurusumu ukabisyana, icyo gihe bigabanya nyine iriya mpumuro. Cyangwa se hari n'ikindi kimera bita perisile, nacyo iyo ugisyanye wenda na tungurusumu ukabikoresha, impumuro ishobora kuba yagenda cyangwa se ikaba yanagabanuka. Noneho ku bandi bantu rero bayirya ariko bakavuga bati wenda ngewe nayiriye nkaba ndi kumwe n'abandi birababangamira, ushobora kuyikoresha no mu bundi buryo rwose. Cyane ko nk'iyo ugiye nko kuryama, ushobora gukoresha tungurusumu nimugoroba ugiye kuryama. Icyo gihe impumuro yayo, akazi kayo irara igakora, kandi ukaba ari nta wundi muntu bangamiye, ubundi bugacya mu gitondo ukaba umeze neza cyane. Reka ubundi nkwibira ibanga, niba udakoresha tungurusumu wumve ko wahombye cyane ikintu cy'ingenzi. Uko waba uyanga kose, ugomba kwihatamo uko ugomba kuyikoresha, kubera ko wowe ntabwo uyikeneye, cyangwa niko wiyumvamo ko utayikeneye kubera ko utayikunda, ariko umubiri wawe wo urayikenera byanga byakunda. Uzi ko igitangaje kuri tungurusumu, uriya mwuka wayo wonyine wumva nyine ukumva ubukuye nko ku muntu wenda wayiriye. Buriya ushobora kurana n'umuntu wayiriye cyangwa mukegerana igihe kirekire, n'ubundi umumaro wayo kugeraho binyuriye muri wa mwuka yaguhumekeyemo. Urumva ko rero ntibisanzwe. Hari abandi noneho tujya tuganira bakambwira, ngo n'ukuntu ngo gisharira, ngo uzi ngo uri kwirya ngo ikagutwika mu muhogo. Nibyo koko, tungurusumu irasharira. Ushobora kwirirwa ukumva mu kanwa iri kugutwika cyangwa mu muhogo, ariko biriya ntabwo ari ikibazo. Ahubwo nk'uko twabivuze muri introduction, biriya bintu wumva bimeze nk'aho biri kugutwika, biri gusharira, cyangwa iriya mpumuro yayo, hariya niho imiti, niho ihuzuyemo imiti ivura, igakingira, ikarinda. Biriya byose twavuze byihishe muri turiya tuntu uba wumva nyine tuba tumeze kuri hadusharira. None abakunda nko kubibaza ni urungano, abenshi njya mbabwira ni se kuvuga ko igusharira ikagutwika, noneho nkababwira ni se ariya mayoga mwirirwa mwimenamo yo ubwayo buriya ntago ajya twikanara. Ariko kubibabwira nyiri umwana, nigeze kuba nahura n'umuntu yari ari kunywa biriya bita ngo ni ibyuma, niba ari ibyuma niba ari rikeri, ntago mbyibuka neza. Noneho arambwira reka ngo usomye. Nanjye nyine nk'umwana ntago nari nzi ibyo ari byo, ubwo nabonaga banywa nkagira ngo biraryoshye, nanjye mbatsutseyo. Kwa umuhogo numva neza ngira ngo ni umuriro basutse mu muhogo. Njya nibaza rero nyine, ugasanga nk'abo njya mbabaza nk'uko nzi bakunda nko gukoresha izo nzoga ziremereye, noneho nkababaza ni se niba unywa biriya bintu bitwikana kuriya,
ariko nakubwira ngo wenda koresha tungurusumu nk'igihe yarwaye, kuko hari abajya bampamagara bambwira bati dore narwaye, narembye, inzoka, ibi n'ibi. Okay, nkamugira inama nkamubwira ati jya kwa muganga, ariko mu gihe utarajya kwa muganga wenda waba ukoresha nk'iyi tungurusumu ukayikoresha gutya cyangwa n'ibindi nkurikije ibyo arwaye. Akambwira ati reka sinayishobora, iyo nyiriye irantwika mu muhogo. Bisaba kuyitoza ukayimenyera gake gakeya, bigera igihe rwose noneho kuriya wumva igutwika cyangwa wumva hari ukundi bitameze neza, noneho ukagenda uyimenyera kugera ku rwego uzumva uyikunze cyane, kubera ko nayo ibigufitiye umumaro ukomeye. Ibintu byinshi ni imyumvire, niba ikintu ari icy'umumaro kuri wowe gerageza ugitangire ukimenyereze gake gake, ugera igihe ukakimenyera bikaba nk'ibisanzwe. Niyo ushaka no kuva ku kintu kibi cyangwa ku ngeso mbi yakubase, ubundi ni uko bigenda, ntabwo bwacya wakireza, ahubwo urabanza ugahitamo kubireka. Iyo niyo mahitamo ya mbere, kubera ko burya biragoye kuba wareka ikintu utabihisemo, kiretse ari ikindi cyabiguhitiyemo, ariko niyo unabonye n'umwanya urongera ukakigarukamo. Ahubwo gahunda niyo ngiyo, ugatangira kukivaho gake gakeya, ejo bikanga ukongera ukagerageza, wowe upfa kudacika intege tu. Buriya igihe kiragera bigakunda, kuko ibyo kintu uba ushaka guhangana nacyo ntabwo kiba cyaraje jugujugu. Rero ni nayo mpamvu nawe kugira ngo ubashe kuba wagikura muri wowe uko cyaje, nawe niyo system, ugomba nawe kubitwara gake gake ukabyimenyereza gahoro gahoro, ugera igihe rwose cya kintu kikagushiramo, noneho ugasigara utuje, unezerewe, umeze neza, utanga ubuhamya. Dukomeje kuri tungurusumu rero, ku bakunzi b'ifiriti cyangwa ibintu nyine byangiza biba birimo nk'amavuta menshi cyane, cyangwa se byabanje nyine gushirizwa mu mavuta. Uriya amafiriti nubwo tuyakunda ntago ari meza, kubera ko nyine uba ugiye kurya umurambo, niko twabyita, wa cya kintu wafiritije, kuko iby'umumaro byose byacyo biba byagendeye muri ya mavuta. Ahubwo noneho ukaba ugiye kurya ibindi bibazo, ariko kubera nyine kuzikunda, ubwo nyine hari igihe umuntu abona ntacyo yabikoraho. Ariko igisubizo hano nanone gishobora kuba wakwifashisha, igihe ubikoresha gerageza byibura nyuma yo kubifata ujye ukoresha ino tungurusumu. Urumva ko tungurusumu rero ifite ibintu bidasanzwe muri yo. Igihe rero wayikoresheje ubwayo, igabanya ibyago byo kwandura, kuko igabanya urugimbu, ikanagabanya n'ibyo bita insuline. Tungurusumu rero hari n'ubundi buryo ikoreshwa, nko ku bantu bafite imvune, cyangwa se wenda barwaye ibiheri, cyangwa bino bita ise. Hari ukuntu nyine bajya bayitegura ikaba yavamo nk'amavuta, cyangwa se nawe ukaba wayitegurira, kuko hari igihe bazana amavuta yongewemo ibindi bintu atizewe. Ahubwo icyiza ni uko wowe ushobora kuba wagenda ukayisekura neza, wamara kuyisekura ukayivanga n'amavuta ya elayo. Amavuta ya elayo abatayazi hose aracuruzwa, ahantu hose arahaba, nayo tuzakora ikiganiro cyayo kiyasobanuraho neza, nayo n'ay'umumaro cyane. Noneho rero igihe wafashe elayo ukayivanga na tungurusumu, ukabirya cyangwa ukabisiga aho urwaye, ushobora kuyizirikaho amasaha 4 cyangwa se ukayirazaho, ariko ukabanza wareba ko aho ugiye kuyisiga nta maraso ava, kuko twabonye ko tungurusumu mbisi izirana n'ahantu hose hava amaraso ashobora gutuma nyine igihe cyose uyikoresheje uzi ko ubundi ufite ahantu uva amaraso ku mubiri. Icyo gihe bwo tungurusumu yongera amaraso, aho hantu hashobora kuva paka hakava cyane, amaraso akaba yanagushiramo. Rero si byiza nyine ko uyisiga ahantu kandi uri kubona ko hakomeretse hari kuva amaraso. Noneho kuri tungurusumu hari ikintu twigeze gukomozaho, ubundi igira umwihariko wo kwataka udukoko cyangwa bagiteri zigamije kwangiriza umubiri. Aho bereye igitangaza, abafaransa bo bajya bayita regulateur. Ubundi regulateur ni igipimo. Wenda reka dufate nk'urugero nka transfer ku bantu bakoresha ibikoresho bya electronique, bo barabizi. Transfer ikintu ibishinzwe ni ugukontorora umuriro. Niba umuriro waje ari mwinshi irawuminimiza,
waza ari mukeya cyane ikawumagisimiza. Rero na regulator nicyo akenshi ibishinzwe. Niyo mpamvu abafaransa bafata tungurusumu nk'icyo gikoresho, kubera ko nubwo yataka turiya dukoko twangiza umubiri, noneho nigira n'ikintu na gito itwara mikorobe cyangwa udukoko dufasha umubiri twibera mu mara. Urumva ko rero irarenze, ni ikintu udakwiriye kubura, yo ikora umurimo wayo gusa ibitayireba wapi. Reka nsubize ku bagiye bambaza ibibazo bigiye bitandukanye. Uriya wambajije cyangwa se bano bagiye bakomeza kumbaza bati se tungurusumu yaba yavura sida? Nababwiye ko atari byo, ariko tungurusumu yifitemo ubushobozi bwo kongera icyo bita ubwirinzi bw'umubiri, immune system. Hakaba undi nawe wambajije ikibazo nawe kitari cyoroshye na gatoya, yarambajije ngo mbese ko wavuze ko tungurusumu ivura, ariko reka mbisome, reka nsome uko yanditse. Yaranditse aravuga ngo murakoze cyane ku biganiro byiza. Yego, kandi nawe warakoze nibyo. Ati ariko mwavuze ko tungurusumu atari nziza ku bantu bafite aho bava amaraso, yewe nyamara iyo nyikoresheje ndi mu mihango mbona imfasha simve cyane kandi simbabare cyane. Iki kibazo cyari cyiza cyane. Ubusanzwe tungurusumu ifasha amaraso gutembera neza, ariko igihe umuntu avirirana mu buryo budasanzwe niho twavuze ko ashobora kuyirinda kubera ko yatuma ava cyane. Noneho ku kijyanye rero n'imihango, akenshi burya iyo ituruka imbere ntabwo iba yaturutse inyuma, cyangwa wenda ngo ube wakomeretse cyangwa hari ukundi kuntu byagenze. Gusa nayo si nziza kuyikoresha, ahubwo nuko imibiri y'abantu idateye kimwe. Niyo mpamvu ushobora kujya kwa muganga urwaye malariya, umwe bakamuha kwaritemu n'undi bakayimuha, umwe agakira undi ntakire. Kubera imiterere yacu, njya mbivuga nk'inama rusange, hari abifasha, hari n'abishobora kubangamira bitewe n'imibereho y'imibiri yabo. Ku bandi noneho mwagiye mumbaza biriya bibazo bigiye bitandukanye, reka mbahe igisubizo cyahuranyije. Muri ibibazo byose mwabajije, mukwiriye kumenya ko ikintu cyose niyo cyaba ari cyiza gute kigira ingaruka bitewe n'uburyo bagikoresherejemo. Kino kintu mucyumve neza, kubera ko reka dufate nk'urugero rworoshye, uzarebe nk'iyo uriye ibyo kurya amasaha mabi cyangwa ukarenza urugero, byanaguhitana da, kandi bishinzwe kukubeshaho. Urumva ko ibyo kurya bishinzwe kukubeshaho, ariko kubera ukuntu wabikoresheje nabi biraguhitanye. Rero buri kintu cyose kigira urugero gikoreshwamo. Kubw'ibyo na tungurusumu si nziza kuyikoresha ari nyinshi cyane, kuko bishobora gutuma aside iba nyinshi cyane mu nda, bikaba byagutera nk'igifu n'izindi ndwara, cyangwa ukumva urujya n'uruza mu nda. Icyiza rero ikoreshe mu rugero. Reka kino gice cya kabiri cya tungurusumu tube tugisubikiye hano, tuzakomeza ku kindi gice cya gatatu. Rero niba wifuza inama ku mirire, ku buzima bwiza, wibuke kwiyandikisha ukora subscribe kugira ngo nitujya dushyiraho ikiganiro kikugereho, ndetse ujye ukora share kugira ngo ibi biganiro bibashe kuba byagera no ku bandi nabo bibafashe. Ufite ikibazo, ufite inyunganizi, bizane muri comment tubiganiraho nk'uko twaganiye no kuri ibingibi mwagiye mubaza. Ndabakunda cyane kandi mukomeze kugira ubuzima bwiza, Imana ibibafashemo. Murakoze.